Why are you running? Nikwambwa ibimene nikiba nibiryo wanshaya Ihanganira amafaranga we ntabwo ndayabona. Nihangana cyakomuza muke neza musuragura muzika inzu nayo batujya neza yibamo ku buntu ibamo mwana ese kuzunyishyuza neza abantu ntabwo wazungu nyishyuze neza utazi neza umva reka njye sinabyihanganira kuko cyanga kunyisha kandi ibya neza njye singa nabi eba mu buryo ubuzunguru wazajya ungendesha gute se ashize ameza ngaho ndi mideni saa 3 ndiso ndi nyoko ndinde ameza arashije nayo batse mujya neza we kuki ucyana umwikunda wibona mwiki we wibona ndi kwishyura barabupanga bose barimo harajya ugendesha we cy'amafaranga nagara banza nkubwira unabyumve neza naje nje nta kiri mumbwi umunsi uranyishyura nakubwiye ati njye amafaranga nje bitarabana nawe ugendesha umuga cy'amafaranga gake gute nyakumenesha umucanga nagutumiraga ndakubaza subiza wambwa ihangira amafaranga yabonetse nayaguha aboneka iki ko mwibuka kwegara ko umuntu aje bibe kuzumwanga naje nagukanga amafaranga yawe nagaraboneka wangendesha bicyanga zawe ndakubwiye uramanje bitarabana amafaranga nagaraboneka ubwo nuko naho kwa gatanu gute se ako mwika kushyiraho ko munaje kubirebera ese unyishyuza gutyo nkuru wawe we bomba fo wambwa ndari kubwenge turahanga mungiye kurundi hano ruguru mwebwe nabaziye mwitonde okay sawa nare muze kujya mu by'abantu musuraguranga undi ubusura ujya neza uzi ko nyenge mbange aya ndakubaza mbange amafaranga yawe we tuzanye aya nsubiza mbange ntabwo mbizi rero ngiye hano ruguru ningaruka cyangwa mbonera amafaranga kandi ndabikubwiye kinyendaro Oh my God. Agora. Vites. Sawa ni midenira. Sideni ariko nari kuyakuzana. Ako ngo ugigibuka. Nataryibuka se. Ugibuka sute? Amafaranga yawe nari ko. Ashize ameza ngahe? Nangaye senye. Ako bantu mwigize ibiki. Bura ibonuka ugenda ukaba mu nzu yanjye. Ukitonda agashira ukwezi kwa mbere kwa kabiri nta kintu mbwira. Ubuze ko nagutwerereye. Ese amafaranga sinari kuyakuzana. Ako kuyazana rya. Nimugoroba nyine nari kuyaza. Nimugasa ubu ngubu hashize ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu yanzanya ukazana nimugoroba. Mwikakwerera uko ngenje kubihigira njewe. Nyine njewe nimugoroba hari umuntu ari kuyama ntari kuyagura. Ako nimugoroba gute? Ako nari kuyakuzana. Aka kagabani bwoko kira. Ako se genda gakena. Ariko ushaka kubona gucyama nkusekero kajyamba nishimwe. Babyarambabaje peti. Ako natwe nago tuba twishimye ahubwo amafaranga yawe nari kuyakuzana. Wabura se kwishima gute utanyishyura? Nese amafaranga yawe sinakubwiye ko nari kuyakuzana. Ako no muri minsi bigize bute. Wari kuyazana uko mbonye. Nari kuyakuzanira. Ubone sangahe? Ubone sangahe nimugoroba nkayakuzanira. Nimugoroba se gute? Nimugoroba nyine nibwo nari kuyabona. Urayamanzanyira itacyankoresha ingufu zanjye. Wewe izi ni pinda kuki utishyura umuntu? Ko ntunkange rwose. Ibi ni bishake se? Nyine wewe ntunkange amafaranga yawe ndaza kuyakuzanira. Ushaka kuyamana nagukubise nyanga nakumena. Aya sha ntunkange wowe. Ntunkange. Uriki? Rumuntu. Aka kagasore kigize. Ma ukaryama ugasura ati ndi mu nzu yanjye ntumba. Wayibatse nkande wowe? Gisina yubatse niwe wayubatse. Nje nabaze nta kintu muri bumbwire. Bigenze gace wenda amafaranga yawe ndaza kuyagura. Uraza kuyamajyana. Nimugoroba ndaza kuyakuzanira. Sangahe? Wenda saa moya. Hasigaye amasaha 3. Saa moya mu kadomo. Ndaba nahageze. Ntari nyine nge amafaranga yawe ndayakuzana. Ariko byumva unabyemere ko nutayama turahanga. Bitware gace nyine ndayaguha wowe tuzi. Kanigendere mu mahoro. Tankura mu gakiza. Imana agendana nawe nkabona tukomeje kugenda. Nahita nkuvu. Kanikomeze sobera yo nyine wowe. Likey.
Chama inga da. Acyabaho. Nabose. Doshese ameza ngaho utanyishyura. Ameza ngahe 3. 5 wowe. Ameza 5 se nari kukwishyura nakubona. Tambona se wamburiye he? Narakubuze n'amafaranga narayakoresheje. Yose umuze narugo ngira. Aho wigeze umbwira. Narayiguhaye. Ayi mitase mfitanye nawe. Wapi? None ako mama mvuga ubundi bumuzisha. Je nagusora nkagutumana n'ikintu na kimwe ujyanye nkabibarira mwako se. Ibintu ufite ko nani byakishyira inzu yanjye. Amafaranga yawe ntago ndayabona. Kugize utayabona? Ambwa. Kwishyura kwa gatanu. Kwa kangahe? Kwa gatanu. Ariko ubu ngubu utaza n'ukundi bashize amezi 5 utaraza kunyishyura. Nguzo wanjye mbwiye ati amafaranga narayabuze. Wabona nje kukwishyuza ukabona ko nkanguzanira kwa gatanu. Kwa gatanu nibwo uzanira nibwo uzayamba. Ese boss kutambwiye iwawe nari kwagusanga marose. Hakura hayobewe. Naho nzi. Nose nagutwerereye. Ntago wanwerereye. Ibaze nawe ba munzu y'umuntu ashize ukwezi kwa 1 kwa 2 kwa 3 kwa 5 utarajya kwishyura. Ubuzika amafaranga nje nzayakura. Boss amafaranga nakubwiye ko nzaguha kwa gatanu. Ndimo ibihumbi bingahe? Bimbwire binyibutse ntago mbyibuka. Kubera gukira ntago mbyibuka. Bimbwire 150. Nimugoro sanga. Bambiri. Sanga. Bambiri. Urabyubahiriza? Cyane. Ubuse gwariza indabyo z'igihumbi. Urabyubahiriza? Ndabyubahiriza. Gezo mu kadomo. Dusereye. Naho muri inzu yanjye se. Akirangiye maze gusaza. Nawe ujye ubibona. Ubibona cyane ahubwo gira ugurire. Kwa turabyo ndabona twarakuze, sha ndabona muzifashe neza rwose. Mbona twitayeho pe. Mbona no mu nzu ya papa nasanze y'inzima ndabizi neza. Ndabona nambaye amajogging nshira amafaranga nyisenye. Rwose muyobozi ndabarira. Ubundi ese amafaranga njye bakwishyira ko bo wambaye amajogging amafaranga njye yasireho. Rwose nimbabazi numva nje kwishyura ibintu byihe byarayanyibura. Turajyana no mu rukiko, amafaranga njye bakwishyura. Aya. Nawe tubwire najya mu madeni. Ibya 800 nk'aka kanyura bimaze. Mbese muramwishyura kazambye ngo amafaranga ufite. Turakwesha nawe baramamubyiye. Boss arakubeshya mu kanya muhaye 50 akakanya ushaje. bose arakubeshya dore n'ejo namuhaye iryitanu ubusarari. Je mama igitanu kicuma ndakizi Ziko ngeje ubundi namuhaye igita. ayo mafaranga yose niyo mumuha.